turasangira turasabana twari dusabijwe hafi neza njye nawe baza kumuha ijambo niho ntangiye kumva byo guhanga umuvugaho bihaye bisobanura ko namwumvisha uwo munsi kuko yafashe imikorere yatugoye cyane ntivuge igacikagurika atakise bananirwa arayifata aravuga ngo iki cyombo nikitumva kiribonera mikorera irakiraniza tugeza sora yose bayivuga neza donc muri gatolika yakoze igitangazo kuko yategetse mikoro yananiranye ngo nitumva ngiribonera neza irafunga isonera kibone mu wanya muze n'abaye muri septembre na basi akishasa kwa mbere cyangwa umuntu w'urwenya rwinshi cyane ariko yavugiye aburamira baserazi atabaserazi bakamugenda munenga museka kimwabumvishe hari programme ndetse n'ingimana yabashije mu bantu n'abatari bateguye yo guhindura ibitekerezo n'abantu tujye mu mashyamba turende ariko babyumva nabi kubera amasengesho integrisme religieux surtout protestant kandi televire batwibuka ijera bibuza hayaburanira baserazi tuhaye tujya tumwa utunta amazi cyabafashaka muri iza kubyana ko nsaba ko njya kumusegwe mu rugo baranyemerera umwanya ndagenda nimugoroba turaganira turasangira ambwira ijambo twari kumwe Delphin wamutwagiye kwa l'année passée l'année passée yambwiriye akajambo mwese mwakomojeho n'igihe nabonye ibyo bakoreye Kinshasa byo kumushyingura ibyo abandi basirikare batari abanyamurenge bamuvuzeho yaratubwira ati iyi quartier turimo iyi nzira yitwa la rue des Généraux n'abantu bayisa si leta n'abantu atariko bari bashatse kuyiyitirira njyenyine ndango ngo ninyitirira abandi baramubana twigira la rue des Généraux ariko yabaye la rue du Général Kayoyo kubera iki abantu bose barahanga bamukikije abasirikare n'ibindi yari abereye ambulance urwaye n'umujyana kuri hospital n'imodoka yiwe uwabyaye n'uje kureba n'ubucyaka cy'umwana n'umunanye aba ambulance y'abasirikare bwabo hasi batagira ababafasha bahitamo kumwitirira ineri general ati ibyo ngibyo ngiye konderanye n'abandi nimuyite de Généraux turi twese abajene bose bari hano ibi yacu n'ibi yacu barangije ariko niyo twese uzatwese mu dukamyo tugiye neza aho ngaho yahesheje abajene bose murakorera agaciro icyo nashatse gutora mu iryo jambo kuko abantu bamusanzemo umuntu udasanzwe kugira bamwitirire bwonyine sans que l'État intervienne une vie ni ibintu bijya muri presque muri parlement bikaje muri paka hakaza itegeko ariko abantu baramwitirira kata umuntu wagize amatiko na leta nayo ikabagize amatiko n'ubu birahari iyo ri Généraux ejo bundi yitavye Imana ibyo nibyo mvuze namubonyeho icyo gitangaza yakoze yatubwiye ko yitwa impamvu yayo sanga n'umuntu uri hejuru kubicisha bugufi cyane yaje kugaragara ngo asumba abandi wenda yirate arabita no mwitirire twese bya Généraux umunsi bamushyinguye naratangaye franchement naratangaye abantu nabonye Généraux batari abanyamurenge ariko bakiye abanyamurenge benshi cyane bari bahawe za nomination ngo bagende muri za region bose bakanywa mu ntango twagenda tutaramushyinga baranga de Généraux baranze kugenda kugeza iyo bamaze kumushyingura bafite indege baragenda babuhereje
Ça signifie que abo bose bakoranye b'abajenero bamwiyumvamo, bamufitemo urukundo n'icyubahiro, cyatumye presque bashaka ko presque une désobéissance militaire, batari ko tugenda tutaramushyingira ntibishoboka. Hanyigishije ikintu kinini cyane ibyo bose mwavuze ko biragenda bikomeza kuri ibyo nabonye, mwabihamije mwabishimangiye niko nibyo. Donc uyu muntu arayoberanye. Muri Kiliziya Gatolika navuze ko yakoze igitangaza mwasetse. Tugira abantu twita ngo canonisation. Murayo ngo canonisation twita ngo mutagatifu ka runaka cyangwa kanaka. Donc ni umuntu wabayeho nk'abandi bantu, akora hamwe n'abandi bantu, akora ibintu bitangaje bihanitse, ndetse ugasanga muri we ni umukene cyangwa akora mu bakene, bigatuma noneho akora cyane mu izina ryiwe. Iyo yitavye Imana, Eglise ishaka ibintu byose yakoze neza, enquête avec des avocats tribunal, kugira ngo bamwite umutagatifu. Il y a des tribunaux avec des avocats de diable murwanya. Nimuvuga ibyo yakoze byiza n'iyakoze bitutse uko bireshya ko bingana. Basanga ibyo yakoze byiza biruta bibi, on le déclare saint. Niyo canonisation. Donc canonisation ntirema abatagatifu, yemeza ko bari abantu bari abatagatifu batwe twicayemo. Donc kuri les Gatolika mwe mutaza mubwira canonisation ndarabagaye, ndetse je vais canoniser n'umutagatifu. Ntabwo burya abantu bose bamushyiraho ubuhamya bose bahuje badatuye n'umutagatifu ngo bumvikanye ngo babeshye kubera igize niki bamuciye ko kugira ngo bamukoze yadakwiriye. Donc kuri le Gatolika iwacu vous avez canonisé Kayoyo. Alors conséquence yacu ni Gatolika, uyu muntu yabaye kuba canonize ngo n'umutagatifu, ndamwambaza ndamubwira amasengesho ati ngo wowe Kayoyo wasinze iby'isi, ukoze ibyiza byose ukaba wagororewe, tusabire kumana iyo wagiye nawe, dutabare tugusanga iyo wagiye. Donc ntiyapfuye ni muzima kandi mu buzima bw'Imana. Ça fait que bene wacu protestant ndabigisha muze musenga, si mutusabire kongera apfuye. Imisozi yacu irashize, kwirashya abantu bashize inzangano, aho bari kugenda usakaza amahoro hose hafi y'Imana. Tabara tusabire. C'est ça qu'on dit que nous prions la Vierge, on l'adore. On n'adore pas, on demande qu'elle prie Dieu pour nous. Et c'est bikamubwiraho urugero nk'iyo ushaka kujya kwiga ahantu muri kaminuza, mbabarira gucisha gufata n'uwe twazanye ngufate comme camarade, ugasanga imiryango kuhagira byose, ugushaka uburyo wagera kuri directeur usanga byose, ukaza kumenya ko mwikiranye baraziranye, uramwisomutiye uzambirire directeur anyakire je demande rendez-vous kugira ngo mwegere icyo ushaka kugeraho. Wowe ukagenda ukabwira directeur uti hariya umusore hariya wasabye twazanye n'inshuti yanjye ashaka kubona, ese wamuha umwanya kubera yuko umufiteho uburemere ubucuti bwanyu akakwemerera, ukaza uti yemeye umunsi munini nakawuharira, basi ukagenda bakakwakira neza, niba inshuti yawe wiwe niko ushaka ukabisubishura akakwiriza. Là, monsieur, vous avez prié pour lui. C'est ça la recommandation de la prière, c'est la recommandation d'Akinti. Donc wasabye ngo uwo nguwo agusabire ku wundi, natwe ntidusaba abatagatifu ngo badusabire ku Mana. Donc kuri njye ibyo mwavuze niba mutagatifu simbona icyaka mubeshya sinkibona. Pour moi Kayoyo ni umutagatifu, uzaza musaba ngo dusabe, birabatangaje. Donc ngarukiye aho
hasigaye gusa gusenga no gusezera. Nashimye ko twakiriye nuko bayagaye nanjye. Icyo mbasaba twumvisha amateka yo yose arabavuye hari ibyo twabonye Kinshasa, mwebwe mwayibaye kandi mwabivuze mwabihamije. Noneho rero bishobotse ko umuntu ahari muri kadire yiwe tugerageze kumwigana, tugerageze kuba urugero ku bandi natwe. D'abord entre nimushaka abanyamurenge gusa twenyine, umwuka mwiza uzabivamo tuwusakaze mu bandi, baba abazungu baba abandi b'ayandi moko y'iwacu bariya duhaye tu Rwanda kandi twari inshuti cyane. Kayoyo atubera umuyobozi, niko sengesho twavuga, atubera umuyobozi ibya hano mu isi. Mwamwisize ntabwo umuhuza i Rwanda bamuzigahuza imiryango we kuko byose ari kimwe, ariko franchement tumwigireho byinshi. Ntabwo ko ntari muzi namubonye l'année passée umugoroba umwe ibibiri gusa twaroberwa n'iwiwe, ubundi uyu mwaka twajyanye nawe Delphin, ariko namwigiyeho ibintu byinshi cyane bituma noneho nigaye. Njye wihaye Imana kageze igihe afata kugira ngo ndabasenyeri kije bavuze cyane ndakora ibyo ngibyo. Nasanze nashinga gusa nashyizwe bayishingwe yambyamiye yakandagiye nuko uyu muntu mwiza we naje yahonyora, ariko yambyamiye cyane. Ndekera aho ngaho, Imana ibafashe gusa tumuherekeze mu masengesho yacu.